Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aha tuba tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Ni uko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukorere mu uhita utsinda ikintu ubusabwa, mbere y'uko ureba ino video ujya aho hasi handitse subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose cyagufasha kuhakora rimwe ugahita utsinda, ugira ahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa, yaba ari amasomo ngenda bashyiraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, yaba kiriya kibazo nkunda gupostinga bari cyagufasha kuba wahujya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Niyo mpamvu usigaye ubona gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Rero jya aho hasi hasi umukara handitse subscribe wakande kugira ngo wizere ko ikintu cyose nzajya nshyiraho uzajya uhita ukibonera ku gihe. Ariko murabizi nkunda kubazanira ibintu byiza. Hari porogaramu nshya twazanye ikwigisha ukuntu wakora projet ibona inkunga, projet ibyara umurimo, projet ibyara business. Link iri muri comment araba ari ya mbere. Dufite urugaga rwitwa hejuru, udusure ku mbuga nkoranyambaga zacu wa applying tutangire tukwigishe mu gihe gitoya ube wakora projet iguha inkunga. Rero mujye muri comment murebe iyo comment ya mbere irabiri kubivugaho, nimuyikandaho irabageza ku mbuga nkoranyambaga zacu, muze tukwigishe kuno wakwihangira umuriro mu gihe gitoya. Kandi murabizi bazana ibintu byizewe gusa, rero mugende mubirebe kuko ni ibintu byiza. Ayo makuru ntago natuma abacika. Bibutsa ko ushaka kode utwandike cyangwa ukaduhamagara kuri 078 935 16 tukagufasha kubona kode mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu shuri, uduha amasaha ubonekaho ku munsi, ukambwira ati mboneka saa 2 kugeza saa 4. Ayo masaha yageze turaboneka tukakwigisha kugira ngo nugerwaho uzakorera rimwe uhita utsinda, kandi tukwigisha aho waba urose mu gihugu. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 078 935 16 tubigufashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, rero ndakeka ko amaze gufata agakaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ufite ikimenyetso kibura cya mpande eshatu, wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze? Niba utwaye ikamyo cyangwa utwaye imodoka ikagupfiraho, ntabwo wayiterura mu muhanda kuko ibiremeye, ahubwo iyo ufite kino cyapa cya mpande eshatu kiburira, hari intera ugishyiramo kugira ngo ibindi binyabiziga biza bigusanga bimenye ko bigomba kwitonda. Ese iki cyapa ugishyira mu ntera ingana iki? Hano murabizi kuri buri kibazo baba baduhaye ibisubizo 4, tugatamo kimwe cy'ukuri tukacyandika ku papuro kugira ngo tuze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Araba ngo muri metero 5, beka ngo muri metero 25, seka kubwira ngo muri metero 45, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Iravuga ngo muri metero 5, beka tubwira ngo metero 25, seka tubwira ngo metero 45, kuri de bakatubwira ngo muri metero 100. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Ugomba kugishyira mu ntera ingana na metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyagiriye ikibazo. Ndakeka ko mugenda mubibona nk'yo mutwaye ibinyabiziga mu muhanda cyangwa muri kugenda mu muhanda babatwaye, ugira abona iki cyapa bagishyize mu ntera runaka uvuye aho hantu ikinyabiziga kiba cyagiriye ikibazo. Rero wagomba kugishyira muri metero 25. Ndakeka ko ramuzwe hitamo B, ndakeka ko ramuzwe yandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 078 935 16 tubigufashemo aho waba urose mu gihugu. Tubwira akarere ushaka, itariki ushaka, isaha ushaka, tugufashe kubona kode, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo kunyuranaho bikorerwa. Iyo bavuze kunyuranaho hari umuntu utabyumva.
ariko wamubwira kudepasa agahita abyumva. Kunyuranaho nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ukudepasa. Ese bikorerwa he? Ari ngo mu ruhande rw'iburyo gusa, mbega ngo igihe cyose ni ibumoso. Se ngo igihe iburyo iyo unyura ku nyamaswa, mbega ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Iyo wavuze nta giso cy'ukuri kirimo, washatse kuvuga ngo ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. None hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Kunyuranaho bikorerwa hehe? Kudepasa bikorerwa n'igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Abantu benshi bakunda guhita bahitamo B ngo igihe cyose ni ibumoso, ariko birashoboka ko twanyuranaho cyangwa twadepasa duciye mu ruhande rw'iburyo bitewe n'ahantu tugeze, bitewe n'inkomane tugezemo, bitewe n'isangano ry'umuhanda tugezemo. Rero iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo, ariko iyo bavuga ngo ibumoso gusa wari guhitamo ibumoso. Ariko kubera bashyize ngo igihe cyose, niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wumvishe impamvu duhisemo hano ku giso cy'ukuri ari D. Ndakeka ko nikiramuka kije mu kizame cyawe uzahitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo niba utari wagihisemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo icyitegereze neza, kirabaza ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa gusa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira. Ubuhe buremere? Ari ngo burenga toni imwe, B ngo burenga toni ebyiri, C ngo burenga toni 24, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igiso cy'ukuri. Ese icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa gusa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bungana bute? Tegereze neza, mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe bingana n'ibiro 1000. Hano rero ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ukeneye kwiga cyane cyane iyo uri mu mujyi wa Kigali, ho tuba twanakwigisha umunsi umwe, tukaza tukakureba tukakwigisha umunsi umwe, umunsi ukurikiye ukagenda ugakora kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Wewe uratubwira, ariko birasaba kugira ngo twigane turi kumwe. Twandike rero cyangwa duhamagare kuri 0789 935 16 tuze tukwigishe iwawe, cyangwa tukubwira ahantu dusanga tukwigisha ariko turi kumwe. Umunsi umwe, umunsi ukurikiraho ugenda ukore kandi ukore rimwe uhita utsinda. Dukomeje n'ikibazo gikurikiyeho, ni ikibazo cya 4. Kirabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku 20 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari. Ese kino gice cy'inzira nyabagendwa, ubundi bavuze ngo inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga ngo umuhanda, kigarukira ku 20 rero yera icagaguye ibangikanye. Iyo bavuze ngo 20 irabangikanye, aba ari imirongo uturutse ku ruba wagirana umurongo umwe, ariko aba ari 20 yegeranye neza neza, ukabona iregeranye cyane. Niyo byo bita ngo imirongo irabangikanye kandi ifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari. Ese kino gice kiba kigenewe iki? Ari ngo ahanyurwa n'amagare na volomoteri, B ngo ahanyurwa n'ingorofani, C ngo ahanyurwa n'ibinyamitende. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri rero cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika mu papuro. Ubonye ngiye kukivuga utaramara kugihitamo, ubahagaritse video kugira ngo wizere ko amanota ugize kuri 20 ari wari kugira mu kino kizame yaba ari wowe umaze kugikora. Rero igiso cy'ukuri nta kindi ni C, abari ahanyurwa n'ibinyamitende, gasanga hanyurwa nk'amagare n'utundi tunyamitende. Ndakeka ko nuzwitamo C, ndakeka ko numuze kuyandika ku papuro. Utari wagisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura kura mu kanya urahita ugikora. Murabizi impamvu dukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka n'ujya mu kizame cyawe urabona ibibazo 9, ibibazo 10 byagarutse by'umwa kino kizame kimwe ukosoye. Ikibazo cya 5 kikabaza ngo birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za rumoroki zikururwa nabyo iyo ibiziga byambaye inziga zihagwa cyangwa inziga zikururuka zifite umubyimba uri munsi ya santimetero 4, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ese nibe ibinyabiziga bidakurikiza rino tegeko? Hano ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Ari aho ku binyabiziga by'ingabo bijya atarenga kilometero 25, B ngo ibinyabiziga bihinga, C ngo ibinyabiziga bya polisi. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo.
ese nzongera kujya mvuga ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo? Ndakeka ko ibyo mumaze kubimenya. Iyo bavuze nta gisozi cy'ukuri kirimo, bashatse kuvuga ngo a ntabwo araba ari igisozi cy'ukuri, b ntabwo araba ari igisozi cy'ukuri, ndetse na c ntabwo araba ari igisozi cy'ukuri. Ndakeka ko ibyo byo mumaze kubimenya. Rero hano ndakeka ko bamaze guhitamo igisozi cy'ukuri, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Igisozi cy'ukuri nta kindi ni d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Mbibutsa ko namaze kuhakora video y'ibyapa iteguye neza. Bino bibazo byose byerekeye ku byapa biri muri iyo video, umara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora, kuko ibibazo byose babaza ku byapa biri muri iyo video. So kuri YouTube channel yacu Rwanda Driving College TV urahita uyibona, uyirebe, uramara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakunanira. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo icyapa gisobanura. Ese kino cyapa gisobanura iki? Gifite umuzenguruko wera n'ubuso bw'umuhondo, aranga uburenganzira bwo gutambuka mbere. B kavuga ngo iki? B ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. C ngo ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye. Mu gihe D iri kuvuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisozi cy'ukuri, uburenganzira bwo gutambuka mbere, na B ikaba ari igisozi cy'ukuri, uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. Hano urahitamo igihe igisubizo. Hano urabona iso cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Bibutsa ko ibyapa bakunda kwibaza haba mu buryo bw'amagambo, haba mu buryo bw'amashusho. Ni ingenzi rero ko warebera video kugira ngo byere kujya bikugora. Hano ndizera ko amaze guhitamo igisozi cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Igisozi cy'ukuri nta kindi ni A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. Murabizi kino cyapa kirimo ubwoko bw'ibyapa byo ku mihanda. Murabizi ibyapa byo ku mihanda bifite amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka, n'ibyapa biyobora. Rero kino cyapa kiri mu itsinda ry'ibyapa byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye uba ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere. Ndakeka ko waramutse guhitamo rero A, ndakeka ko waramutse kuyandika ku papuro. Ariko umuntu wese warebye iriya video ndizera ko kino kibazo kitamugoye. Utari ugikoze sura muri YouTube channel yanyu urebe iyo video y'ibyapa kugira ngo byere kujya bikugora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo kikabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda uri kujya iburyo ugaruka ibumoso, uri kugenda uri kuzungazunga. Ara ngo ni bibi ku binyabiziga cy'imitende ibiri. B ngo ni bibi igihe cyose. C ngo ni bibi ku binyabiziga by'imitende ine. D ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Hano rero igisozi cy'ukuri cyanya cyari cye rero mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisozi cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ese gutwara uzungazunga mu muhanda, hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ndizera ko bamaze guhitamo igisozi cy'ukuri, ndizera ko bamaze kucyandika ku papuro. Gutwara uzungazunga mu muhanda ni bibi igihe cyose. Kubera iki ari bibi igihe cyose biranumvikana. Niba wari uri gutwara utwaye ikinyabiziga uri kugenda uri kuzungazunga, umuntu akaba agiye nko kudepasa, agiye kukunyuraho ibumoso, ugahita uzungazunga ukamusanga ibumoso ukabura mugonzi, biteza ibyago. Bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Kuzungazunga rero ni bibi igihe cyose. Ndakeka ko waramutse guhitamo rero B, ndakeka ko waramutse kuyandika ku papuro. Nkomeje gushimira abantu muba mwavuye gukora mukagaruka mukadushimira. Hari abantu babyandika muri komenti, hari abantu baduhamagara, hari abantu batwandikira kuri WhatsApp. Ibyo byose bituma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikizami cyose kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Nta handi muzajya mugisanga uretse kuri Rwanda Driving College TV. Nawe ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, ujya aho hasi ntabwo bigoye handitse subscribe ukakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose cyagufasha nicyo nkushyiraho kwa ino YouTube channel. N'ibintu byose byagufasha gukora rimwe ugahita utsinda, tugahita tubabihera ku gihe kugira ngo nimugire ko muzakora rimwe muhite mutsinda. Rero iyo wakanze subscribe ujya urahita ubibona ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe aribo baragusharinga link kandi nawe ufite smartphone. Kanda subscribe rero aho hasi. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo telefone ngendanwa ntigomba gukoreshwa. Telefone ngendanwa ko ari izacu nitwemere kuzikoresha he? Arangwa hari ibimenyetso bimurika. Biriya bimenyetso bimurika mwebwe mubyita ngo ni kuri feruje, aho biba biri kumurika biri kuyobora ibinyabiziga bikoresheje amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi. Mbega ngo igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha, mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha ntuzabigiyeho ikibazo. Ikinyabiziga kiba gifite ahantu uri kurebera umuvuduko uri kujya ugendaho mu isaha. Mbega ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
mu gihe kuri C bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, hari ibimenyetso bimurika, na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Telefoni rero ngendanwa ntigomba gukoreshwa ryari, hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ni ukubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa igihe utwaye ikinyabiziga gutyo gusa. Iyo barengejeho ibindi bahita ni nkaho baba bashatse kuvuga ngo ntigomba gukoreshwa ahari ibimenyetso bimurika, ahandi ukaba ubyemerewe. Oya, igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha gusa, oya. Niyo mpamvu A na B ntibyaba ibisubizo by'ukuri, ahubwo igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko uwo ari wo wose ntuba wemerewe gukoresha telefoni. Mu gihe utwaye ikinyabiziga ahariho hose atari aho hari ibimenyetso bimurika gusa, ntabwo wemerewe gukoresha telefoni. Ahari ibimenyetso bimurika ndetse n'ahandi hose ku muvuduko wa kilometero 20 ndetse n'ikindi gihe n'iyindi mivuduko mu isaha igiye itandukanye, ntabwo wemerewe gukoresha telefoni mu gihe utwaye ikinyabiziga. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko mwumvishe impamvu duhisemo D, ndakeka ko musobanukiwe. Ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamini uzakora murahita mugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ibihe binyabiziga? Ngo ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange, bino bidutwara tugiye mu ntara cyangwa turi kugaruka. Mbega ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5 toni, nabibabwiye ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe bingana n'ibiro 1000. Se ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, bino dukoresha iyo turi kubigisha gutwara ibinyabiziga. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igisubizo cyanyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Rero nakeka ko wamaze guhita igisubizo cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange, ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5 ndetse n'ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. Rero kino kibazo neza barongera bakakibaza, ariko bakaba ngo gukorerwa isuzuma rimwe mu mwaka, uhita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibi byose bikorerwa isuzuma mu mezi 6, ariko iyo bahinduye bakavuga mu mwaka, mu myaka 2, murabizi bino bibazo bagenda bahinduramo akantu gatoya kugira ngo bibe byakujijisha. Ariko hano iyo bavuze mu mezi 6 uvuga ko ibisubizo byose ari byo. Iyo bavuze umwaka uhita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze mu myaka 2 uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Biba bigomba gukorwa mu mezi 6 gusa. Nibashyiraho mu mezi 6 uzavuga ko ibisubizo byose ari byo. Nibadashyiraho amezi 6 uzahita uhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10 kirabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Amabara asate: A ngo ubururu, B ngo umweru, C ngo umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ubururu. Murabizi kiriya cyapa kiba gifite ubuso bw'ubururu, murabizi. Ariko niyo barayobya umuhanda bakunda gukoresha ibyapa bitegeka. Niba bari kukubwira ngo nta hantu utayemerewe guca, bahita bashyiraho icyapa gitegeka kikwereka noneho ahantu ugomba guca. Kandi ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu. Hano bari bavuze ngo icyo cyapa gifite ubuso bw'amabara asate, niyo mpamvu hano dusubije A, cyo gifite ubuso bw'ubururu. Ariko hari n'ibyapa biranga nabyo biba bifite ubuso bw'ubururu bakoresha mu gihe bari kuyobya imihanda. Ariko akenshi bakunda gukoresha ibyapa bitegeka, kandi ibyapa bitegeka biba bifite ubuso bw'ubururu. Ndakeka ko muzwitamo A, ndakeka ko muzwandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri romoro kikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iyo tara rigomba gushyirwa ahakurikira. Niba uri imbere utwaye romoroki, ufite imodoka cyangwa romoroki ikuruwe n'iyo modoka, rero biba bigomba kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Yakwereka ko agiye kugudepasa kugira ngo umwereke ko wabibonye, ugakoresha iryo tara. Ese iryo tara rishyirwa ahagana he ku kinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ari ngo hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga,
mbega ngo inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga. Sega ngo inyuma ahegera inguni y'iburyo, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri ndizera ko amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza, kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ibihe binyabiziga hano ni ibisubizo bine baduhaye. Arangwa ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha. B ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. C ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu isaha. D ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu isaha. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha ikinyabiziga cyawe kibifite ntuzabigireho ikibazo. Iyo utwaye ikinyabiziga cyawe uba uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha, ntuzabigireho ikibazo. Hano niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rihishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. Ese bishobora gusimbura iki? Arangwa imirongo yera irombereje icagaguye gusa. B ngo imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. C ngo imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. Nabibabwiye iyo bavuze ngo imirongo ibiri irabangikanye, ushaka guturuka kure ukaba wabona ari nk'umurongo umwe. Aba ari imirongo yegeranye irombereje, bigomba kuba ari nk'imirongo irombereje hagati mu muhanda, ariko ukabona iregeranye cyane, yegeranye, nibyo bita ngo ibangikanye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. B ikaba atari igiso cy'ukuri, imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye, ndetse na C ikaba atari igiso cy'ukuri, imirongo y'icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. Wowe hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, aba ari imirongo yera irombereje icagaguye n'idacagaguye. Muri iyo video y'ibyapa ino mitemeri irimo. Bino bimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rihishije biri muri iyo video. Genda ugiye kuyireba urahita ubibona, urebe n'ukuntu biba bimeze. Rero biba bishobora gusimbura imirongo yera irombereje icagaguye n'idacagaguye. Ndakeka ko uramaze guhitamo rero B, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya, ndizera ko urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenerwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na. Ntabwo bigishoboka kubona muri metero 200. Wenda se ni igihe cy'imvura hari ibihu, cyangwa se ni igihe cy'izuba hari nk'umucucu. Ntabwo uyu muyobozi w'ikinyabiziga ari kureba muri metero 200. Rero imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kugira ukuntu bigaragazwa kugira ngo umuyobozi aze kubibona akiri kure, kugira ngo amenye ingamba arafata kugira ngo abarinde ibyago nawe yirinde ibyago. Birangwa ni iki rero? Arangwa ni imbere ni itara ryera. Mbega ngo imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije. C ngo inyuma ni itara rimwe ritukura. D ngo ibisobanuro byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igiso cy'ukuri. Nicyo kuri D biba bishatse kuvuga. Hano ndakeka ko rero wamaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Imbere aba ari itara ryera, cyangwa imbere ikaba ari itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije, naho inyuma aba ari itara rimwe ritukura. Hari igihe bakubajije kino kibazo, bino bisubizo byose bakabishyira ku nyuguti imwe.
impamvu mbivuzeho z'icyo kibazo kimeze gutyo, bakavuga ngo imbere itara ryera cyangwa risa n'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije, naho inyuma ni itara rimwe ritukura. Icyo cyose bakagishyira nko kuri A, B bagahimba ibintu bagashyiraho, C bagahimba ibintu bagashyiraho, D bagahimba ibintu bagashyiraho. Uhita uhitamo iyo nyuguti imwe ivuga ko ari itara ryera imbere cyangwa risa n'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije, naho inyuma akaba ari itara rimwe ritukura. Ndakeka ko niba uramuka wakibajije muri ubwo buryo nabwo uzahita ugikora. Murabizi hano dukosora ikizami, ariko turi kureba ibibazo bishamikiyeho kugira ngo ukosore kino kizami kimwe ariko ube wabonye ku bibazo bitandukanye byinshi, nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 n'ibice metero 2 na santimetero 75, ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yabakiriwe. Usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ku bihe bipimo rero? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Ari ngo metero 4, B ngo metero 3 na santimetero 50, C ngo metero 3, D ikatubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kihe rero? Bino bisubizo 4 baduhaye. Kino kibazo gishobora kukikubaza bagafata zino metero bakazishyira muri santimetero, ntibizakugore. Bakavuga ngo A santimetero 400, B santimetero 350, C santimetero 300. Naho ntibizakugora, ikintu baba bakoze nicyo guhindura ingero gusa. Hano ndakeka ko wamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndiza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, abari bishobora kugera kuri metero 3. Kino kibazo neza barakenera bakakikubaza kimeze gutya, ariko bino bipimo ntibabishyiremo metero 2 na santimetero 75. Uhita uvuga ko igiso cy'ukuri ho gihita kiba metero 2 n'ibice 75. Murabizi kuvuga ngo metero 2 no kuvuga ngo metero 2 n'ibice, kuvuga ngo metero 2 na santimetero 75 ni kimwe no kuvuga ngo metero 2 n'ibice 75. Murabizi metero imwe bingana na santimetero 100. No kuvuga ngo santimetero 75 no kuvuga ngo metero 0 n'ibice 75 ni kimwe, ugateranyaho zira metero 2 bikaba metero 2 n'ibice 75. Hari igihe rero bazakikubaza bino bipimo bashyize mu kibazo batabishyizemo, ubwo uzahita uhitamo ko ari metero 2 n'ibice 75. Impamvu bambivuzeho no kugira ngo dukosore ikizami kimwe ariko tubone ku bibazo bitandukanye no bigerwaho, uzabe warabonye ku bibazo bigiye bitandukanye uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku ikamyo ariyo yose ntibishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ari ngo toni 10, B ngo toni 16, C ngo toni 24, mu gihe kuri D bari kubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kiye rero. Bino bisubizo 4 baduhaye, tigereze neza usubizanye ubwitonzi. Ubwikorere ntarengwa ku ikamyo ariyo yose ishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ndakeka ko bamaze guhitamo iso cy'ukuri hano. Ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Mwese murabizi abantu muza amakamyo. Murabizi hari ikamyo yarenza toni 10. Ibyo tubyemeranyijeho. Kandi batubwiye ngo ubwikorere ntarengwa ntibushobora kurenga. Ese ntibushobora kurenga toni 10? Tubonye ko atari igiso cy'ukuri kuko hari amakamyo menshi yarenza toni 10. Hari n'amakamyo yarenza toni 16, niyo mpamvu na B itaba igiso cy'ukuri. Hari n'amakamyo yarenza toni 24. Kandi batubwiye ngo ubwikorere ntarengwa ngo araba ari bino bisubizo 4 baduhaye. Rero duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo kubera ko hari amakamyo ashobora no gutwara na toni 30. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo, niyo mpamvu cyanditse ku papuro. Ndakeka ko usobanukiwe, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamu uzakora uzahita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba koreza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Hari ibinyabiziga bigira ihoni ryihariye ku buryo ucyumva ugahita uvuga ati ikinyabiziga runaka cyangwa hari ikintu kibaye kidasanzwe.
kubera gifite ihoni ryihariye. Ese ni ibihe biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe? Aya ngo ibinyabiziga ndakumirwa. Mbega ngo ibinyabiziga bikora ku mihanda. Se ngo ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10. Mbega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari isomo cy'ukuri ibinyabiziga ndakumirwa, na B ikaba ari isomo cy'ukuri ibinyabiziga bikora ku mihanda. Hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyarikiye ni ibihe binyabiziga bishobora kugira ihoni ridasanzwe. Hano ari isomo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Bino binyabiziga ndakumirwa nka za ambulance na bino binyabiziga bikora ku mihanda, mwumva ko biba bifite amahoni yihariye. Kivuza ihoni ugahita umenya ko ugomba gutanga inzira, ugahita umenya ko hari ikintu kibaye kidasanzwe. Ndakeka ko namwe uhitamo D, ndakeka ko namwe yandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18. Kirabaza ngo icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse iby'imitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande, gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. Kino cyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse iby'imitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande, ese gifite ibimenyetso by'amabara asate. Iyo uvuze ibimenyetso ni kimwe no kuvuga ngo ibirango. Ese gifite ibirango by'amabara asate. Ese gifite ibimenyetso by'amabara asate. Aranga umweru n'umukara. B umutuku n'umukara. C ikavanga ubururu. D ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Umweru n'umukara na B ikaba ari isomo cy'ukuri umutuku n'umukara. Hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko amaze guhitamo isomo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Isomo cy'ukuri nta kindi ni B. Aba ari umutuku n'umukara. Murabizi imodoka iri ibumoso ibisa umutuku mu gihe iri iburyo isa umukara. Rero biriya birango aba ari umutuku n'umukara. Bari batubajije amabara yabyo, wari uravuga ku birango gusa nta kindi kintu bari bakubajije. Ikibazo cya 19 kibaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka agasanga adakora yakora iki? Ugeze hara kuri feruje, haramwita kuri feruje, usanze ari amatara adakora. Murabizi hari igihe agera agapfa ntabari gukora. Rero murahageze, muri abayobozi b'ibinyabiziga ugomba kwitwara ute? Hano ari ibisubizo bine baduhaye. Araba ngo guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. B ikaba ngo gutwara neza nta gutinda mu isangano. C ngo guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga bituruka iburyo bwawe. D ngo gucana amatara yose ndangacyerekezo ugakomeza. Ese ugomba gukora iki? Ese ugomba kwitwara ute ugeze hariya mwita ngo ni muri feruje ugasanga ntabwo ari amatara ari kwaka kandi utwaye ikinyabiziga? Murabizi hari ahantu bashyira n'ari amatara hakunda kuba hahuriwe n'imihanda myinshi, abari mu nkomane. Ese hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ikintu ugomba gukora umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Ugaca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kuko n'ubundi biba byapfuye, ukitondera ibindi binyabiziga kuko hari abahuriye imihanda myinshi, ukabitondera kugira ngo utabateza ibyago nawe cyangwa bakaguteza ibyago. Bino byago murabizi barimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizame cy'uyu munsi kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ahuye n'icyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa? Uhuye n'icyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa, ese ugomba gukora iki? Ese ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ari ngo kuvuza ihoni kugira ngo ayo matungo atambuke. Ugahita uvuza ihoni kugira ngo ayo matungo atambuke. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambuka naho ubwitonzi. Se ngo kwatsa amatara maremare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka, mu gihe kuri D iri kutubwira ngo kuvuza ihoni no gutambukana ubwitonzi. Ese ugomba gukora iki? Tegereze neza. Uhuye n'ishyo mu muhanda, wenda bayajyanye nko mu soko, amatungo murabizi niyo mpamvu haba hari na biriya byapa bitubwira utuyira tw'amatungo, na biriya byapa bivuga inzira y'amatungo itegetswe. Biba bihari ibyapa by'amatungo, bivuze ko amatungo nayo hari igihe ashobora guca nko mu nzira nyabagendwa cyangwa mu muhanda. Ese igihe uhuye n'ishyo ry'amatungo ushobora kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano rero ukuntu uba ugomba kwitonda ni isuku kuri nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Iyo ugiye mu kizami cyawe ukabona mu bisubizo bine bagwaye harimo icyerekeye ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, ntabwo nkubwiye ko 100% aba ari cyo, ariko mu gihe uri kubona nta kindi gisubizo wahitamo, ujye ugihitamo, gikunda ko hari igiso cy'ukuri nugerwaho
uzakore rimwe uhite utsinda. Murabizi dukosora ikizamini tunababwira amabanga yabafasha kwitegura neza. Rero ndizera ko kino kizamini dukosora ari ikintu kigufashije. Mbere yuko usoza ino video, ukeneye kuzakora rimwe uhite utsinda, jya aho hasi hasi umukara handitse subscribe wakande, numara kuhakanda ikintu cyose cyagufasha uzajya uhita ukibonera kugenda ugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 tubigufashe. Mukeneye kwiga mu buryo bwa online cyangwa se uri mu mujyi wa Kigali ukeneye kwiga umunsi umwe, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 tubigufashemo. Bibutsa ko hari na porogaramu nshya twabazaniye, jya muri comment urebera comment ya mbere ukandeho, usura imbuga nkoranyambaga zacu urebe ibisabwa, uze twigisha ukuntu wakora projet ibyara inyungu mu gihe gitoya. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.